Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudahema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Mbarusha Mining TV ku makuru ya mining zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ni itariki 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Aya makuru nkunda kubabereza umunsi ku munsi, rimwe na rimwe bamwe bakabica amazi abandi bakabyemera, ariko ndagira ngo dusome izi updates eshatu hanyuma nawe uraza kwihereza igisubizo cyangwa nawe uraza kumenya aho ibintu birimo byerekera. So update ya mbere ni iyi ngiyi, ni kuri X, nanone kuri Twitter, by'umwihariko kuri P update, kuri platform ikunda gutambutsa amakuru agendanye n'iyi projet ya P network. Okay, turahera kuri iyi tujye kuri update ya kabiri hanyuma dusoreze kuri update ya gatatu. Update ya mbere ni iyi ngiyi, another day chance. When Pi start pumping, don't say you weren't one. Hold your P and decide the opportunity. Big moves are coming and $100 within reach. Buy wisely while prices are low. Aya makuru nkunda kuyabahereza umunsi ku munsi, igihe cyose nkoze video ngerageza kubivugaho. Rimwe na rimwe muvuga ati ni ukubeshya ngo ntago bizakunda, ngo bizafata igihe. Yego nibyo bizafata igihe, ariko ngira ngo iyi update naho tuyigarukeho uyu munsi ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12. So reka tujye kuri update ya kabiri kugira duhite dusoreza kuri update ya gatatu twihuse cyane, ducunguze uburyo umwete cyangwa dukoreshe igihe cyacu neza. Okay, nongera kwibutsa ko uramutse ukeneye serivisi runaka, ufite Pi ugurisha cyangwa ushaka kuzigura, cyangwa ufite Ruby cyangwa Sidra cyangwa Ethereum cyangwa ama BTC cyangwa ama BNB cyangwa indi coin iyo ari yo yose, ukeneye cash cyangwa ushaka kuzigura, wareba muri commentaire z'iyi video ukatwandikira. Harimo nimero nkoresha kuri WhatsApp ndetse na link ya WhatsApp groupe tukayatubana umunsi ku munsi. Okay, so tugeze kuri update ya kabiri, strong leadership, clear vision, trusted regulation. Ngira ngo muri kubona ifoto nziza cyane itangaje, ubwo umupayiniya wese ahise ko amenya abaribo. Okay, update ni iyi ngiyi, productive decisions discussion at the Commodity Future Trading Commission focused on market transparency, innovation, and the future of finance system. Collaboration between regulators and industry leaders is a key to building secure, fair, and forward-looking markets. Undi ibi birahagije. Iyi update ya kabiri yo ni rurangiza, ndazisobanurira rimwe hamwe n'iya mbere. So reka tujye kuri update ya gatatu tuzisobanurire rimwe zose. Nimba uri mushyashya akarigo ga mbere ugeze hano kuri Mbarusha Mining TV, nakubwira ngo kanda kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo tubana muri updates zacu za buri munsi. Igihe cyose Mbarusha Mining TV yaprodinze video kuri YouTube, iyo video uyibonere mu bantu ba mbere, nimba ari amakuru uyamenyere mu bantu ba mbere. So ahangaha rero tugeze kuri update ya gatatu, nk'uko muyibona ni kuri chat y'ifaranga ryacu rya P network. Uyu munsi ni itariki 28 z'ukwezi kwa 12 n'umwaka urimo urarangira. Mbona no kwifuriza umwaka mushya muhire 2026 uzababere umwaka wihirwe muri byose. Okay, ahangaha turabona ko P igeze muri $0.00. Mu by'ukuri ari amakuru amaze iminsi nk'itatu atrendinga cyane, by'umwihariko kuri X cyangwa kuri Twitter, bivuga ko P ishobora kuba cyangwa igiye gukwita mu $100, ariko twe tukabireba cyangwa ukabireba ugati se iragira mu $100 gute, turi kuyibona muri 0.2 by'idolari. So hari andi makuru tuhereyeho cyangwa update duhereyeho, iriya ya mbere bivuga ati P wenda uri kwibona ko yamanutse
uyu munsi wa none ushobora kuba wazibukinga cyangwa waka ibikopi nyinshi, kubera ko isaha n'isaha ishobora gukubita mu madolari 100. Yego birashoboka cyane, ni nabyo, ariko ntabwo ari uyu munsi, ntabwo ari ejo. Wenda dutegereje andi makuru ngenderwaho y'umwaka, kubera ko kuba timu ya P Network ikunda kudukorera agashya cyangwa ikadukorera ibitangaza nk'abapayiniya buri ntangiriro za buri mwaka. Rero mu gihembwe cya mbere cy'umwaka tugiye kwinjiramo dushoje dushiwe ku makuru ya kuba timu cyangwa n'ibizaba cyangwa n'ibyo izadutangariza, cyane ko nari amadaps by'umwihariko nk'ari 215 yamaze gutsinda muri hackathon yari no mu gice cya mainnet, ashobora no gutangira gutanga ibicuruzwa mu buryo bwa nyabwo cyangwa ku mugaragaro. So update ya kabiri, mwabonye ibiganiro hagati y'inganda n'ishoramari, cyangwa mwabonye iri update ya kabiri dusomye kuri X ivuga ku biganiro bitanga umusaruro kuri komisiyo ishinzwe ubucuruzi byibanze mu gukorera mu mucyo cyangwa mu gukorera imbere, by'umwihariko ku isoko ndetse no guhanga udushya h'ejo hazaza h'imari, by'umwihariko nk'ifaranga koranabuhanga cyangwa n'ifaranga rya kiributo. Ni ubufatanye hagati y'abayobozi b'inganda, ni urufunguzo rwo kubaka amasoko atekanye kandi akomeye, ndetse twavuga ngo atanga n'icyizere cy'ejo hazaza, ku buryo ejo cyangwa ejo bundi cyangwa mu minsi iri imbere wajya ugana cyangwa ukodaringa igicuruzwa cyangwa n'imodoka ku ruganda ukishyura ukoresheje nk'ifaranga rya kiributo. Rega iyo tuvuga kwishyura ukoresheje nk'ifaranga koranabuhanga, ntabwo tuba tuvuga kwishyura ukoresheje P gusa. Ushobora no kwishyura mu ma USDT, mu madolari, ushobora no kwishyura mu ma Bitcoin, ushobora no kwishyura mu ma BNB, ushobora no kwishyura mu masolana, biterwa cyangwa byaterwa na coin ufite cyangwa n'ahantu ugize ute uzifite. So update ya gatatu ngira ngo ni iyi ngiyi murayibona hano ko ni kuri chat y'iri faranga rya P Network. Uyu munsi wa none nkunda kwigarukaho umunsi ku munsi, urabona ko igeze muri 0.2 by'idolari. Ni ukuri nkunda kubabwira ko ahantu P coin cya P Network iri ni ahantu heza hashimishije, by'umwihariko ku mupayiniya uwo ari we wese waba uri kumayininga P uyu munsi, waba warahawe migration cyangwa waba utarahabwa migration, waba uri muri tentative KYC, aha ni ahantu heza iyi projet yacu ya P Network iri, kubera ko nko mu myaka nk'itatu iri imbere cyangwa mu myaka 4 iri imbere, ndabizi ko muzaba bahamya, nimwe muzajya muvuga ukuri cyangwa uko mwabyiboneye, ati rwose twatangiranye n'iyi projet cyangwa twabonaga P iri muri 0.2 by'idolari, none turi kuyibona mu madolari 100, none turi kuyibona mu bihumbi 100 by'idolari, none turi kuyibona mu bihumbi 314,159 by'idolari. Ibi byose birashoboka cyane kubera ko iracyari ku ntangiriro cyangwa tiranamara n'umwaka habayeho open network. Ngira ngo umwaka uzarangira ejo ndi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri muri 2026, mu gihe andi macoins atangira gutanga icyizere cyangwa ubona ko ari ahantu hashimishije. Ndamaze imyaka 15, imyaka 5, imyaka 7, imyaka 10, imyaka 3, ngira ngo mwagiye mubona ingero nyinshi kuri za Bitcoin, za BNB, za Solana, za Ethereum ndetse n'andi macoins agiye atandukanye. Hanyuma P Network nayo ni rwo rugendo nkunda kubabwira umunsi ku munsi. Uyu munsi wa none uri kubibona muri 0.2 cyangwa muri 0.2 by'idolari, ariko ndakubwiza ukuri ko mu myaka 3 iri imbere cyangwa mu myaka 5 ntabwo ari ahangaha izaba iri. Ariyo mpamvu cyangwa ari nacyo kintu cya mbere by'umwihariko duheraho tunashingiraho, tunagendeye n'uburyo ki iyi kiributo cyangwa uyu mushinga wacu wubakitse, tubabwira ko aya ni amahirwe kuba uri kwibona muri 0.2 by'idolari, kubera ko ntabwo ari ahangaha izahora. So ndi gusoza rero nongere ngaruke kuri ba bantu bari mu bihugu by'uburayi cyangwa mu bihugu byo hanze cyangwa bafite amacoins nk'uko natangiye mbibabwira. Ushobora kuba ukeneye amafaranga y'iminsi mikuru, ufite coin runaka, ushobora kuba ufite ama BNB, ushobora kuba ufite ama USDT, ama Ruby,
amasidira, amapi n'andi makwinizi agiye atandukanye, ukeneye amafaranga cyangwa nanone ushaka kuyagura ukayibikaho, utwandikire rwose izo serivisi turazitanga no kuri Mbarusha Mining TV. So ngaho nguko rero aya rero makuru nibafite by'umwihariko kuri projet yacu ku itariki 28 z'uku kwezi kwa 12. Duhurire mu bindi biganiro.